Nimboni ya radiyo izuba mu murenge wa Gashandangoma y'ubu Jean Bosco, aha turi ni mu karere ka Ngoma, tunyarukiye muri uyu murenge wa Gashanda mu kagari ka Munege, umudugudu wa Kanege, ahari kuvugwa inkuru ibabaje cyane. Ni nyuma y'uko umugabo yarumye igitsina cy'umwana we akeka ko ari umugabo waje kumusambanyiriza umugore. Byinshi turi kumwe n'abaturanyi ba hafi, reka dutangire tubakira kuri mikoro za radiyo izuba batubwire uko iyi nkuru bayumvishije n'uko byabaye. Yewe amakuru natangiye kumva bukeye mu ijoro mu gitondo cyo kuwa gatanu, abantu bajyaga guhinga mu gitondo bakagenda bavuga ibyaraye bibaye kwa Rugerinyange, ko Rugerinyange umugore we yataraga inzoga, agiye kuzarura afata amata yo ngo ajya kuzarura, noneho haca umuntu inyuma afata telefone ahamagara Rugerinyange ati ngwino urebe mu nzu kwawe ibiri kuhabera. Rugerinyange araza, ariko n'ubundi akaba ayo makuru yari asanzwe ayafite ko uwo mugabo yatahiye umugore we, akaba yari amaze mu buhungiro nk'amezi agera muri 3 niba atari nk'ane, umwaka wari utarashira. Rugerinyange aza n'uburakari ajya mu nzu hahandi hataze inzoga, asanga umuhungu we niwe uri kuyidaha, uwo mugabo amutarikira mu kidomoro yari itazemo. Akimara kumubona bahita bazimya, afata umuhungu we amwita wa mugabo, aramufata nyine bajya mu ngufu bajya kurwana ugira ngo ni wa mugabo n'ubundi. Nibwo umuhungu amurushije imbaraga amukubita hasi, amukubise hasi isa ahita muruma igitsina. Umwana yumvise ababaye arataka cyane ati papa uranyishe. Isa akimara kumva ko umwana atatse ari uwe ahita amurekura ati rwose umbabarire kuyobeyeho nkwita undi ntabwo yari wowe. nanjye amakuru usubiramo, Rugerinyange yahunze umugore we, umugabo yarahunze ajya mu buhungiro kubera bari bameranye nabi. Ubwo umugabo mu guhunga kwe yahunze kubera ko umugore we yabanaga na Matayo. Ese tubwire, duhe ishusho nyamukuru, sobanura umuturanyi wabo hafi, sobanurire se uyu Rugerinyange kuruma igitsina cy'umuhungu we byagenze bite, byatewe n'iki? Kuruma igitsina cy'umuhungu we, kukiruma we yamurumye amwitiranya na Matayo ubana n'umugore we. Noneho we yamurumye, baruraga inzoga, Matayo yaruraga inzoga we na niyo mugabo. Noneho Rugerinyange bamubwira yuko Matayo ari mu rugo kwa Rugerinyange. Noneho ubwo umugabo Rugerinyange yahise atambika aragenda, ahageze asanga niyo mugabo na Matayo bari kwarura izo nzoga zabo benga. Noneho nyuma yaho Matayo abonye ko Rugerinyange yahageze yahise amuturusha mu maso. Ubwo Rugerinyange yahise amuturusha mu maso arahuma. Ahumye ubwo Matayo yayihereje itoroshi, ayihereza umuhungu, ayihereza niyo mugabo rero ubwo yahise amucakira avuga ngo nintuze Matayo afashe. Ubwo yahise bashyiranye hasi amwiteranya na Matayo. Ubwo Rugerinyange kubera ko yaramurushije imbaraga umuhungu, Rugerinyange ubwo yahise amuruma igitsina cye. Hanyuma je nitwa Nkundwa Bakerize. Hanyuma ikibazo cy'uriya mugabo uriya muntu Rugerinyange yarahunze, ameneshejwe n'umugore, hanyuma kubera iyo nda ya Matayo. Hanyuma ejo bundi araza, umugore ari bumutumyeho araza, ageze mu rugo nibwo umugabo yamubwiye ati kutari inzoga kandi zitemewe n'amategeko. Umugore arangara hazaratara n'uwo mugabo we Matayo. Noneho kugira ngo rero ikibazo kize kuvuka hariya, kiriya kibazo cyavutse kubera ko umugabo Matayo we yaratarikaga, Rugerinyange yibere ku muhanda. Aje baramubwira bati nyamara wa mugabo w'umugore wawe yarahari. Ubwo nibwo umugabo we yaje aravuga ati jewe reka ndebe. Agiye uwo mugabo Matayo abonye Rugerinyange aje, uwo mugabo ya turushi yayihaye umuhungu we ari we uriya nyiri gukomereka. Amaze kuyimuha nibwo intozi yaciye mu kwaha. Rugerinyange nawe amaze kujya hanze yongeye agarutse, yahise acakira wa muhungu we yibwira ko ari wa wundi batarekaga mu kidomoro n'ubundi yahasanze. Nuko byagenze nubwo buraya bw'uwo mugore. Tubabwire yuko ubwo twageraga muri uru rugo rwa Rugerinyange,
uyu muhungu we twaje gusanga yavuye kwa muganga, ni nyuma y'uko yari yakomeretse ku gitsina bikabije cyane. Ubwo twabashije kumuganiriza yadusabye yuko tutamufata amajwi bitewe n'uko yari arwaye cyane, ariko akaba nta mwenda yambaye dore yuko akenyeye igitenge. Bityo mu makuru twaje kuhakura muri urwo rugo, twaje kuhakura amakuru y'uko uwo nyir'urugo yarumye igitsina cy'umuhungu we amwitiranya n'umugabo ukekwaho kumusambanyiriza umugore. Ubwo twatunganyaga iyi nkuru, uwo mugabo Rugerinyange akaba ari mu nzego z'umutekano kuri sitasiyo ya Kibungo. Imbone ya radiyo izuba muri Sadeniza, akarere ka Ngoma, umurenge wa Mutenderi. Aha ni mu kagari ka Muzingira mu mudugudu wa Rusave, aho habereye impanuka iteye ubwoba. Iyi mpanuka ikaba yahahamuye abantu benshi bitewe n'ibihabaye. Reka twakire bamwe mu baturage baje gutabara aba bantu bakoze impanuka, baduhe ishusho ya nyayo uko byagenze. Tangira utwibwira amazina yawe. Nta kibazo. Impanuka yabaye nkihagera gutya, imodoka iturutse ruguru, imaze guturuka ruguru nyine ibura umuriro, bashyizemo vitesi yanga kujyamo, bateyemo iya kabiri nabwo yanga kujyamo, banga kuvamo. Undi wo ku ruhande niwe waje ati amubwira ibyo ari bukore, uko ari bushyiremo vitesi, birangira rero ababwira ati ntibagumemo nta kibazo. Uyu rero kubera ko umushoferi yari yahumye, we yahise agira gute, yahise ababwira ati ngenda ahumye, abashoboye nimuvemo. Ubwo imodoka yahise ayiyobora asa nk'uyerekeza ku mukingo, avuga ati ipine nimara gufata ku mukingo aragira ati yenda hari buzemo ko iri buhagarare. Umushoferi we yabanye bimeze gutya, yahise akingura aba arasimbutse. Akimara gusimbuka ubwo imodoka yahise ituruka rero ruguru nyine iritembagaza, kuko n'ipine ya mbere yari yagiye iribirindura. Imaze kwibirindura abantu bose ihita ivumama hejuru. Turangije kubera ko twari duhari, abantu bahise begura. Bamajije kwegura, uwa mbere namunyujije mu kirahure, wari wicaye imbere muri kabine. Ubwo bamajije kwegura, nakuyemo abagabo babiri n'abagore batatu. Twebwe twakoraga kurwanira gukwega ngo turebe ko hari abo twakiza, byibuze tubashe guhungiza. Mpita mfata ibitenge byari biseguye umurambo, mbita mbinyabagiza mu bantu, ubundi rero turahungeza. Harimo intuze karisoro yakase ikirenge, harimo n'uwacitse umugongo, harimo n'uwo twakweze kubera ko kumuzana angeze mu maboko mpita numva ararekutse. Niba yapfuye ntabwo turabimenya neza, ntabwo turamenya uko abantu bameze. Yego, murakoze cyane. Reka twakire undi nawe wari uri muri iyi modoka, wari uherekeje uyu murambo, nawe atubwire uburyo yaje kurokoka iyi mpanuka. Njyewe nitwa Kwizera Yonasi. Ubwo naturutse mu rugo nza gutabara ku muvandimwe wagize ikibazo apfusha umubyeyi, umugore we. Ubwo ngubwo uko twageraga mu rugo rwa nyakwigendera baratubwira ngo twurire ngo dushyire isanduka mu modoka. Uko twuriye twahamyemo, kuko kuba turi bugere kumva tukongera tukanayikuramo. Ubwo uko twaje, shoferi yatuzanye, igihe tugeze ku gasozi imodoka isa nk'ihagarara, itera rivansi, ariko abantu turikanga, ariko arayihagarika arongera ateramo indi fitensi. Igihe ateye nk'intambwe nka 20, imodoka ibirahagaze isubira inyuma, noneho igenda igiye. Ubwo yagiye isubira inyuma, irenga umuhanda, imaze kurenga umuhanda iragwa. Ubwo ngubwo wenda kugira ngo haba hasigaye ababara inkuru niko nabivuga, njye navuyemo ndarokoka, ariko abandi bakomeretse cyane bikabije. Ubwo ngubwo uko hageze n'ubutabazi
hakaza ambirasi n'ubuyobozi butandukanye, ubwo ngubwo igatwara abarwaye bakomeye cyane kwa muganga. murakoze cyane. Reka twakire undi nawe agira icyo yabivugaho kuri iyi mpanuka ibaye muri uyu mudugudu wa Rusave. Nitwa Hakizimana Emmanuel. Impanuka yabereye iwanjye mu rugo, yahabiriye tumaze no gutsimbura ugiye gushaka ubwatsi bw'inka, nkigerayo ubwo gihe nzamutse abantu barambwira ati bibereye kwawe, ati imodoka iguye kwawe mu rugo, iguye kwawe mu rugo, umurambo bajyanye gushyingura, ati dore nguwo intumbi igaramye iwawe mu rugo. Ubwo ngubwo nkihagera nsanga abantu bari kubakuramo bakomerekeyemo, imodoka ambirasi ziri kubajyana. Ubwo nibwo buryo mpageze, ariko ambirasi abenshi zamaze kubashumba, zamaze kubagezayo. Nta baba bakeka ko baba bahasize ubuzima? Harimo abantu bari gukeka, bari kumva amakuru ari kuza tubwira ngo hari abantu bahasize ubuzima bageze Kibungo kwa muganga. Ni amakuru ariko ntabwo birafatika neza n'ibihuha. Ni amakuru ntabwo birafatika neza ngo tubimenye uko byagenze. Ariko si ukubona iyi mpanuka ibereye muri uyu muhanda hano hantu hazamuka, ubundi uyu muhanda usanzwe ugira ibibazo by'impanuka nk'ibyo? Uyu muhanda ni ubwa mbere ugize impanuka kuva natura kuri uyu muhanda, bamaze imyaka 26. Ni ubuhe butumwa watanga ndetse no kuba wakihanganisha umuryango wagize ibyago? Ni ukuvuga ngo umuryango wagize ibyago bakomeze bihangane, kuko izi ni impanuka zabaye. Naho ibijyanye n'umuhanda rwose, umuhanda wo nta kibazo wari ufite, ni impanuka zazi rusanzwe mbese ziri bubi. Murakoze cyane. Tubabwire yuko iyi mpanuka yahujwe n'abashinzwe umutekano baturutse ku murenge, ndetse inzego za polisi zari zihari, ubuyobozi bw'akagari ndetse n'ubw'umurenge wa Mutenderi bwari buhari, ndetse n'abanyabuzima bari kubikurikirana. Ubwo amakuru tuzakomeza tuyakurikirane, tubashe kumenya nimba hari abahasize ubuzima, dore yuko ubuyobozi bukiri kubikurikirana. Yari imbone ya radiyo izuba muri Sadenizi, akarere ka Ngoma, umurenge wa Mutenderi. Habyarimana Jean Baptiste Imushikiri mu karere ka Kirehe, ahandi ni mu kagari ka Kibatsi mu murenge wa Rukira, umudugudu wa Gituku. Aho umugabo witwa Gakwenzire yabashije kujya kugura inka, ayigura n'abantu bari bayibye mu mudugudu wa Nyagitongo. Aho ayigura n'uwo bita Rukundo Yves n'uwo bita Hakizimana Jean Claude. Uwo Rukundo Yves ni uwo kwandika ubw'Imana Aimable muri Nyagitongo. Hakizimana Jean Claude ni uwo kwa Nsanzabera mu mudugudu wa Cyanyamisa. Ubwo uyu Gakwenzire ku itariki 16 yayiguze ku itariki 2 z'ukwa kabiri 2026, ayigura nabo bajura abo barimo Rukundo na Hakizimana. Ubwo 16 z'ukwa kabiri 2026 nibwo yagiye ku isoko ku Munada, inka irafatwa. Ubwo bibashije gufatwa, ubwo Gakwenzire yabashije gusubiza amafaranga y'umuntu wari wayiguze. Ubwo birangiye, ubwo Gakwenzire akomeza gushaka iperereza ry'abo bantu bamugurishije, ariko n'ubu ngo ntaraboneka. Uwo Gakwenzire akaba asaba ko byibuze hagize umuntu waba wabasha kubona abo bahungu, harimo Rukundo Yves, akabamo n'uwo bita Hakizimana Jean Claude, aho baba bacumbitse hariho hose. Nimero za telefone nazitanga ni 078 338 2219. Nkaba nasaba umuntu uwo ari we wese wafasha akamenyera abo bantu aho baba bari ahariho hose, ko byibuze yazabafatira agahamagara iyo nomero. Ingero yisubiremo: 078 338 2219. None se abo bahungu wari iyo nka wari wayiguze amafaranga?
nari nayiguze 550. ubwo niyo wasubije? Nashubije 650. Nibyo wasubije? Okay. Abo bahungu se ikigaragara, abo bahungu kugeza uyu munsi ubu nta numwe mw'abo bantu babiri bakugurishije baragaruka? Nta numwe wagize ugaruka, bose bagendeye rimwe. None ubu hagize uboneka se wowe uramwifuzaho kubyagira bite? Ngize amahirwe akagira uboneka, icyo nabangamirije nuko bagomba kunsubiza amafaranga nakoresheje. Nyuma y'uyu 650 baba waratanze iyo nka yawe igurishwa, ni ukuvuga ngo ubu baje bagusubiza ngahe n'amatike wakoresheje? Yebuze amafaranga amaze kubatakazaho mbakurikirana nirukanka ngenda mbashaka, bimaze kumpagara 720. Ukaba usaba ko inzego z'ubuyobozi aho yaba bari hose bafatwa? Ndasaba inzego z'ubuyobozi ko zamfasha, ndetse n'inzego z'ubuyobozi ndetse n'abaturage. Hari ukuntu abantu bagenda bakajya mu bushumba kwa runaka, uwo ari wese amfashije akamenyera runaka aho yaba ari bakabafata, byaba ari byiza cyane kurushaho. Okay. None ubwo abo bahungu bamaze gutwara iyo nka ubwo bagiye uwo munsi? Amakuru namenye n'ubundi kuri 16 ko bahise bagenda uwo munsi mu gitondo. Ubwo nyuma yuko iyo nka iguze itariki 2, ubwo wabimenye uko ufashwe itariki zingahe? 16. Nibwo wabimenye ko iyo nka yibwe? Abayibye se ubwo byarangiye bite? Byarangiye bahise batoroka baragenda. Je nabo amafaranga bahita bagenda. Ba nyirinka bagufatira mu isoko ku munada wa Gituku ku Gikomera, byarangiye inka uyitahanye cyangwa barayijyanye? Ba nyirinka bo bahise batwara inka yabo, nyuma nanjye uwo nari nayigurishije ndongera mfata amafaranga 650 ndabimusubiza, bambwira ko ngomba gukurikirana abo bajura banje. None ukaba usaba iki ubuyobozi bw'akagari aho abo bahungu batuye babonetse, cyangwa se naho baba bari ubu babashe kuba bafatwa? urasaba iki ubuyobozi? Icyo mbasaba nuko twahuza amakuru twese tukareba uburyo twafata abo bahungu bakaza bakagaruzwa ibintu byakoreshejwe. Sawa, urakoze. Yari Habyarimana Jean Baptiste, imushiki mu kagari ka Rugarama, nkaba nari mu murenge wa Rukira mu kagari ka Kibatsi, umudugudu wa Gituku. Imboni ya Radio Izuba, Ngabonziza Leonidas, mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gahara, akagari ka Murehe. Ahandi ni mu kagari ka Murehe mu mudugudu wa Mugogo, ahari abaturage bahangayikishijwe no kuba nta muriro bafite w'amashanyarazi, dore ko baturanye n'ikigo cy'amashuri cyitwa Gesi Amahoro, Epi Amahoro. Iki kigo nacyo nta muriro gifite, dore ko umuriro w'amashanyarazi insinga zibanyura hejuru. Aha bakaba basaba ko bakorerwa ubuvugizi bagahabwa umuriro w'amashanyarazi, dore ko abanyeshuri bo kw'iki kigo cya Epi Amahoro kwiga biga bibagoye. Abaturage nabo kugira ngo babone umuriro nabo bikaba bibagora, gukoresha umuriro bikaba bibagora. Uyu turi kumwe hari icyo agiye kubivugaho, aratangira twibwira. Amazina yanjye nitwa Yangurije Daforoza. Ikibazo mfite nturanye n'ikigo cy'amashuri, tuye mu mudugudu wa Mugogo, akagari ka Murehe, umudugudu wa umurenge wa Gahara. Ikibazo mfite nuko abana baje kwiga ndetse n'abuzukuru banjye nta muriro. Ubuse kuba kuri kumva ko turi mu iterambere, buriya bazamenya ibyuma gute kandi turi mu mashuri tugomba gutangira muri byose tukabyiga? Ubu dufite agahinda kose kuko tugenda nta muriro, abandi bageze mu iterambere badusize bagiye. Rwose mubyeyi wacu tubabarire, uduhe ubuvugizi, abandi bose bafite umuriro, none twe twakoze iki? Mukoreshe iki mu buryo bwo gucana? Ni igishishimuzo wareba nabi ubwo kikatwika n'imyenda. Ni ukuvuga ngo iwawe nta muriro uhari, no ku kigo cya Epi Amahoro nacyo naho nta muriro uhari? Nta muriro uhari, kuko imodoka itambutse umuntu ariruka akamumurikira bitewe nuko dutuye impande y'umuhanda. Ndi kumwe n'umukecuru nawe ufite ikibazo cy'uko nta muriro afite aha hafi y'ikigo cya Epi Amahoro.
uyu mukecuru nawe reka tumwumve. Amakuru mukecuru? Amakuru nta makuru dufite kubera yuko tutagira umuriro. Mfite imyaka, nitwa Tereza Nyirabarerwa, nkaba ndangije imyaka 85. Najya kuryama nta kamuri, nkagenda nkubita amazuru ku gikupa cy'inzu, noneho nkaba nta kuntu mfite kandi nkaba ntashobora no gushakisha amafaranga ngo mbone uko nabogenda nk'abandi. None iyo ugiye kwinjira mu nzu birakugora? Winjira mu nzu mu buhe buryo? Ucana iki iyo ugiye kujya mu nzu? Iyo ngiye kujya mu nzu njyanaga agashishimuzo nagera imbere y'umuryango kakaba karazimye, nkagenda ndahumaguza. None se ni ukuvuga ngo mu baturanyi banyu hari abafite umuriro baba bahari, mwaba muturanye nabo? Oya, nta n'umwe dufite. None murifuza iki? Turifuza kugira ngo natwe tugeze ku iterambere nk'iry'abandi, tubone umuriro, mbese natwe tubone amajambere. Babahaye umuriro, murabona mwabona ubushobozi bwo kuba mwawishyura cyangwa mu buryo mwajya muwuguramo? Twabishobora rwose. Twabishobora kuko natwe nose abandi ko bishyura twe twabinaniwe. None se buriya ni ukuvuga ngo mu busanzwe mujya mubona hirya no hino bafite umuriro, namwe murifuza ko mwabona umuriro nk'abandi bagenzi banyu? Iyo twasuye abana bacu i Kigali tubona bari mu iterambere ryiza, ubwo se ko tuzahora guca. Murakoze cyane. Namwe murakoze, mutugerereyo mubyeyi. Uyu ni umwe mu rubyiruko rutuye hafi y'iki kigo cya EPI Amahoro, nawe hari icyo avuga kuri iki kibazo cyo kuba badafite umuriro w'amashanyarazi. Aratangira twibwira. Amazina yanjye ni Ndayishimiye Emmanuel, nkaba ntuye mu mudugudu wa Mugogo, akagari ka Nyamahuna ka Murehe. Nkaba mfite ikibazo cy'uko ubu ngubu hafi y'ikigo cy'amashuri abana bajya kwiyogoshesha kure. Ubu nanjye nafata imashini nkayigura, turamutse tubonye umuriro nkajya nogosha abana. Murakoze cyane. Umwuga ufite ni uwo ukora ku buryo wakoresha ku muriro w'amashanyarazi? Kogosha ndabizi, ibyo bintu nabikora cyane, ariko ikibazo kihaba ni uko nta muriro tugira kandi umuriro uduca hejuru. None ni ukuvuga ngo wowe urifuza ko baba umuriro ukabakoresha umuriro w'amashanyarazi mu buryo bwo kubyaza umusaruro? Ubu ngubu nyakubahwa perezida atwemereye akaduha umuriro w'amashanyarazi, natwe twareba uburyo twajya twogosha abana tukiteza imbere. Kandi umuriro rero iyo uhari wanashaka n'ibyuma bisya akawunga, umuntu akaba yajya abikoresha kabisa. Mu buzima busanzwe ukora iki? Yenda umuhinzi nkaba n'umworozi. Hanyuma mu buryo bwo gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga ku buryo bw'amashanyarazi uba usanzwe ubiziho cyangwa ni gahunda wakwiga? Oya, nsanzwe mbizi, ni uko nta muriro uhaba, ariko uramutse uhari najya nkora mbivanga cyane kugira iterambere ryihute cyane. Sawa, urakoze cyane. Sawa namwe murakoze. Mbonera radiyo umurenge wa Nasho, ayishakiye Boniface. Aha turi ni mu murenge wa Nasho, twanyarukiye mu kagari ka Rubirizi ku kibuga cyitwa cyo mu Gasenyi, aho tuhasanze bamwe mu basore barimo gukina umupira w'amaguru. Aya ni amakipe yahujwe mu kagari ka Cyambwe ndetse n'akagari ka Rubirizi. Aba rero ni bamwe mu baterankunga b'aya makipe bagerageje kugira ngo bashyireho amarushanwa agamije kurwanya ibiyobyabwenge. Tukiri kuri iki kibuga rero twakiriye bamwe mu bafana kuri aya makipe, dore ko batsindanywe penaliti 3-2 ariho baviriyemo, byari ibitego 4-4. Reka dutege amatwi umufana umwe rero atubwira uburyo yaje kubyakira, no mu kagari ka Rubirizi, aratubwira amazina ye yombi, atubwire n'uko umukino yawubonye. Murakoze. Amazina nitwa Manakiza Silas, nkabanzwe ku izina rya Munyambo. Gusa iyi match yari iryoshye mu ibanza, uretse ko twaje guhura n'imbogamizi yo kuba tutabanje guhuza, ariko uri kubona ko nyuma byaje kugenda neza, uretse ko badukuyemo penalty. Ariko wenda ko bari numva ko ari ikipe twazongera twora nayo kugira ngo babone ko dufite imbaraga. Urakoze. Nyuma y'uko tuvuganye n'uyu mufana, tukatuvugana na kapiteni w'iyi kipe ya Rubirizi, nawe atubwire ese niyo imbogamizi baje guhura nazo kugira ngo imikino ize kunganya ari ibitego 4-4 bakaviramo kuri penalty. Murakoze. Nabijuru Jean Claude. Ikintu twazize, twatangiye neza dusatira turatana uburyo bwinshi imbere y'izamu, ariko twaje gukomeza gusatira bigeze aho biranga umuzamu naradukura muri match,
kuko hari ibitego bagiye bamutsinda bidafututse niba nabyita kuba yatarameze neza, ariko wabonye ko igice cya kabiri twahinduye ingamba turasatira, ibitego 4 twari twatsinzwe tugerageza kubyishura. Tugiye muri penalite habayeho kuzitera nabi cyane n'ubuhanga bw'umuzamu, kuko urabona ko yakuyemo penalite 2. Ndakeka ari icyo ngicyo twaba twazize. Ukimara kumenya icyo mwazize, ni iyihe ngamba mwihaye mu mikino y'ejo hazaza? Ingamba turacyakomeje, kuko tumaze gukina imikino ine, uyu niwe mukino dutsinzwe wonyine, kandi turatashye, ariko ubutaha tuzabatsinda. Murakoze. Amazina ni Hakuzimana Jean Claude, akaba ari kapiteni w'akagari ka Cyambwe. Ibanga twakoresheje kugira ngo tubashe gutwara iki gikombe ni imyitozo myinshi, sapoti y'abayobozi ndetse no gukora cyane. Byari byiza, turashimira abayobozi baduteguriye, turashimira buri wese wagize uruhare kugira ngo tubashe gutwara iki gikombe. Nicyo navuga. Murakoze. Murakoze. Nitwa Ntakirutimana Jerome, nkaba ndi umuterankunga w'ikipe ya Cyambwe FC, nkaba mpagarariye n'abikorera mu kagari ka Cyambwe. Kuvuga ngo impamvu twateguye imikino kwari ukugira ngo dushishikarize urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge, kuko urubyiruko iyo rubaswe n'ibiyobyabwenge, natwe ubwacu nk'abikorera tugira ikibazo cyo kubura abakozi, kuko umuntu wanyoye ibiyobyabwenge ntabwo wamwohereza mu kazi ngo agakore neza. Urakoze. Si uyu gusa, ni abaterankunga babiri, umwe ni uw'akagari ka Rubirizi, undi ni uw'akagari ka Cyambwe. Reka twakire uwo Rubirizi nawe atubwire, kugira ngo baze guhuza iki gitekerezo, uburyo baje kubitekerezaho. Atubwira amazina ye yombi. Nitwa Nkurunziza Innocent, nkaba ndi umuterankunga w'ikipe ya Gasagara FC. Ubwo rero twateguye iyi mikino y'urubyiruko kugira ngo nyine nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, tukangurira urubyiruko kutajya mu biyobyabwenge. Ubwo tukaba tunakomeje umugambi wo kubikomeza, nubwo kipe yanjye yatsinzwe, nabonye aho yaguye n'ibyo ngiye gukosora. Murakoze. Nyuma y'uko tuvuganye n'aba baterankunga bateguye iyi mikino, hari n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Cyambwe kuri iki kibuga cya Rubirizi, nawe turamwakira mu mazina yombi, atubwire akimara kubona iyi mikino uburyo yaje kubyakira, ese intego bafite ejo hazaza niye muri uru rubyiruko. Murakoze. Muranyihanganira nasaraye kubera gufana. Amazina nitwa Ntaribi Patrick, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Cyambwe. Abaterankunga twabaganirije kuri iyi gahunda nziza ya leta ivugurura yo kurwanya izi nzoga zitujuje ubuziranenge, kandi tuza kureba dusanga abenshi ziri kuzahaza n'urubyiruko, aho usanga umuntu w'imyaka 30 arwara umuvuduko. Rero banyizeza ko twategura iturunwa ntoya ihuza utugari dusa nkaho twari dufitemo izo nzoga cyane, turi no mu rugamba rwo kuzirwanya, kugira ngo tubanze dusansibirize urubyiruko narwo rudufashe guhugura bagenzi babo. Rero ntago turi budohoke, turakomeza. Mu minsi iza ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu harabaho n'irushanwa ryaguye rizahuza umurenge wose, rizahera mu utugari tugiye dukina imidugudu ku midugudu, bafatemo imidugudu yagerageje gutsinda indi rigere ku murenge, ariko gahunda ni ugushishikariza abajene kwirinda ibiyobyabwenge. Murakoze. Nk'uko rero tumaze kumva umunyamabanga nshingwabikorwa mu butumwa atambukije bari kuri akagari ka Rubirizi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Rubirizi we hari izindi nshingano yagiyemo ntiyabashije kuboneka. Nk'uko bibijeje rero, ubutaha uko imikino izakomeza tuzagenda tuyibagezaho uko bigiye bikurikiranye. Inasho ayishakiye Boniface.